uyu mugabo agomba guhisha ibintu bitanu niyo byagenda gute ntabibwira umugore. Hari inkuru ngiye kubabwira y'umugabo witwa Zene Kam. Yari umuntu w'umuhanga w'umukire, ariko nanone yari afite ikibazo gikomeye cyane kubera ko yavugaga amagambo menshi. Yakundanye n'umukobwa witwa Aisha, arangije akazajya amubwira ibintu byose, akamubwira intege nke ze, akamubwira ibintu by'ubugoryi yakoze kera. Ikindi kandi yakoraga kuri uwo mugore nuko yamubwiraga ahazaza he, buri kantu kose ari gupanga yakabwiraga uwo mugore. Ibyo byose byaraje yabitangiye afite imyaka 20 n'umuntu uwo mugore we witwa Aisha amubwira ibintu byose. Gusa uko yakomezaga kugenda amubwira ukuri kw'ibintu byose n'ubuzima bwe bwose na buri kantu kose, niko uwo mugore yatakazaga agaciro yamuherezaga, agatangira kumusuzugura kandi yatangiraga kumugereranya n'abandi. Ibyo uyu yitaga urukundo ntago byari urukundo mu by'ukuri, ahubwo byari ukwishyira hanze no gutuma uwo mukobwa witwaga Aisha amusuzugura. Amaze gukomeza gukora gutya akabona n'ubundi nta gaciro uwo mukobwa akimuha, yafashe umwanzuro aravuga ati ko byagenda kose nitwaye nabi ngomba kwiga ibintu nkwiriye kubwira umugore cyangwa umukobwa no kutabimubwira. Yaragiye aho kugira ngo amwinginge anamusabe kugira ngo bagumane, yafashe urugendo aragenda amara imyaka 2 yarabuze ari kwiga ibihereranye n'ubuhanga n'imitekerereze y'abantu, akahita atuma anashaka kumenya icyo yakora kugira ngo umugore cyangwa umukobwa amuhereze agaciro. Amaze kwiga ibyo bintu nyuma y'imyaka 2 yagarutse ari undi muntu. Yari agikunda Aisha, ariko nanone yararahindutse ukuntu yatekerezaga n'uburyo yabonaga ibihereranye n'abagore. Icyo gihe rero yahise amenya ibiri ngombwa kubwira umugore n'ibyo adakwiriye ku mugore. Yize ibintu 5 umugabo agomba kurinda umugore kumenya. Yarize ibintu 5 agomba guhisha umugore. Icyambere ni intege nke zawe. Buriya ntuzagire ubwoba ngo umugore yagushyira hanze, ahubwo ntuzigere urira imbere y'umugore, kubera ko uko ukomeza kumwereka ko hari ibintu utinya, hari ibintu biguhangayikishije cyane, niko atangira gushaka ubwo ashakisha undi muntu ubimuhereza. Ikintu cya kabiri yize umugore udakwiriye kumubwira nuko buriya ugomba kwirinda kwereka umugore ubutunzi ufite. Wamba uri umukire cyangwa umukene, ntuzigere wigaragariza umugore ngo umwereke uko uhagaze mu mufuka. Buriya umugore akwiriye kugukunda akurikije ukuntu umeze, ntago akwiriye kugukunda akurikije icyo uzampa cyangwa icyo ufite mu mufuka. Niyo mpamvu usanga abasore benshi batagenda birata ibyo bagezeho, bakundwa n'abakobwa cyane n'abagore kurusha babandi bagaragaza buri kantu kose bagezeho. Uko wereka umukobwa ikintu wagezeho niko kugereranya n'undi. Uko ukomeza kumuhereza impano niko agenda z'amafaranga, ariko agenda akugereranya n'abamuhaye amafaranga. Mbese mu yandi magambo, niba umuhaye inoti y'1,000 undi akazamuha 2,000, ntazibuka ko wigeze umuhereza 1,000 kubera ko wamweretse ubutunzi cyangwa uko ukwiriye kubaho. Ikintu cya gatatu ukwiriye guhisha umugore, buriya ntuzigere umubwira ikintu ugiye gukurikizaho gukora, bimwe bita mu Cyongereza next move. Abagore baba bashaka ko babwira ikintu cyose, ariko numubwira ntuzajya ukora ibintu byose umutunguye. Wenda nk'urugero, niba waguze impano ukavuga ati oya, iyi mpano muguriye kanceceke nze kuyimuhereza. Reka mbahereze nk'urundi rugero rubyumvikana. Rubavu uturutse i Kigali, warangiza ukabwira umugore ngo ndaca kuri Nyirangarama ngira akantu nkuzanira, usanga mu mutwe we yajagaraye ari kuvuga ati asaranzanira iki, aranzanira impano imeze gute. Ariko yucecetse ukamugurira icyo umuguriye cyose ukakizana, kiramushimisha kubera ko abatakiteze. Reka nkuhereze urundi rugero. Reka tuvuge ko ugiye mu isoko, warangiza ukabwira umugore wawe ati cyangwa umukobwa mukundana uti sheri ndaza kugutahanira inkweto. Aratangira gutekereza high heels, inkweto zihenze cyane, ariko ucecetse ukamuzanira za nkweto ziha agaciro. Gusa iyo uzimuhaye zinyuranye n'uko yabitekerezaga, birangira n'ubundi adahereje agaciro ibyo wamuhaye. Icyo ni ikintu cya gatatu ukwiriye kwirinda gutuma umugore amenya. Ntuzigere amenya ibyo uri gupanga, ahubwo ajya atungurwa, kuko bakunda gutungurwa. Ikintu cya kane buriya cy'ingenzi none uwo mugabo yagezeho ni uko udakwiriye kumwereka ko umukunda cyane. Abagore benshi baba bumva ukwiriye kubereka ko badahari utahumeka, nukomeza kwereka umukobwa mukundana ko umukunda cyane ku buryo adahari nawe utabaho, ku buryo umukeneye cyane, ku buryo murakaranya cyangwa wamusaba ko muri kumwe ugasara. Icyo gihe buri gihe uzaba ukoze icyaha kandi ntago azigera ahereza agaciro urukundo rwanyu. Ubwo rero uzajya ukomeza kugenda umwereka ko umukeneye, ariko nanone utamukeneye cyane mu buzima, ku buryo adahari ubuzima bwawe bwahagarara. Ibyo bizatuma akomeza kwisuzuma, areba icyo abura
hanyuma abone ikindi kintu yakora. Zene yakomeje gukomeza areba ayo mategeko atanu akomeye cyane, kandi ubwo yagarukaga avuye mu myaka 2 yari yaramaze yarihaye akanya ko kwitekereza no kwiga abantu, byarangiye wa mugore bakubitanye, ariko yayoboye ubwami bwe kandi umugore we amwubaha cyane. Imbaraga z'umugabo ntago zikubiye mu bintu mu kwigaragariza umugore ko umukunda cyane, ubwabyo ni strategy ukoresha kugira ngo ube wabasha gutuma yiyumva nkaho akwiriye kugira icyo akora kugira ngo abashe kugukunda. Ubwo rero ikintu cya gatanu, ntuzigere wibagirwa ko umugore ukwiriye kugaragaza ko agukeneye. Uzakora uko ushoboye, ukora icy'ingenzi cyose gisabwa kugira ngo abashe kumva ko agukeneye mu buzima. Ntuzamwereke ko ari we umukeneye cyane, ujye umwereka ko isaha n'isaha abaye hari ibintu runaka akoze bitagushimishije wamureka ukagenda. Njye nitwa Kai Proctor, nizere ko dukomeza kugenda tubana kuri iyi channel. Niba utarakora subscribe, nyamuneka kora subscribe. Tugiye kuzajya tubihereza psychological fact y'abagore n'abantu bose muri rusange, umenye ukuntu wakwitwara n'uburyo wakundana n'uwo mugore mukundana.